Welcome to the jungle, the pride jungle. Uhawe ikaze wowe ugeze hano bwa mbere nawe kandi usanzwe tubana urabizi ko hano ni mu rugo wisange wiyumvemo ikaze wandike comment uganire natwe muri byose ntugire cyo kimwe utinya. Uyu mwanya ubanza ubundi wakaba umwanya duhera kuri comment zabanje ariko ndagira ngo uyu munsi mwirengagize ariko comment muri bwandike uyu munsi zose ubutaha muri video yacu ikurikira iyi nizo tuzaheraho dusoma. Nitwa Kwitonda Pride, iyi ni The Pride Jungle YouTube channel yanyu duhuriraho kugira ngo tugire byinshi twiganira tugire byinshi turebera hamwe. Uyu munsi rero twaje mu yindi gahunda itandukanye ni munsi mumenyereye, reka nze nkwereke bimwe mu bintu nabateguriye. Reka dutangire gutyo. In the hush of dawn, where the tall grass waves, golden eyes glow through the silver haze. Paw prints drawn on the earth like art. Nizere ko nawe ubonye uyu muntu. Ibyo mbonye nawe nibyo ubonye. Jesus. Uyu muyemusi retse nanye nsubize inyuma gato wongera urebe gato. Uretse nze mwereka gatoya. Kaze mwereka gatoya. In the hush of dawn. Aba MC murebe uyu muntu mugira ikintu mwiga. Ari gihe ubangugiye kugira ngo wemeza abantu ikarangira ari wewe wiyemeje. Mana yanjye nyuma yo kureba uyu MC wacu w'umuhanga bereke turakomeza nabwo twagarukira hangaha gusa ari ibiro byinshi kugira ngo tubanze turebane hamwe ahasigaye. Let's gato. Wenda ntarakomeza. Uyu bamwita Aisha Speed muramuzi. Iminsi ashize yaje no mu Rwanda amazi iminsi ari gukora African Tour agenda azenguruka mu bihugu bitandukanye aho yazengurutse ibihugu bijyana na 20 n'u Rwanda rero yarugezemo mwaramubonye. Rero ahanga ndi kubereka yari mu gihugu cya Kenya. Yageze mu gihugu aranza kubaza ngo ese ni gutabwira abantu ngo hello, how are you doing, ibintu nk'ibyo. Ageze Kenya abarabibajije baramubwira bati baravango habari yako, tega amatwi wumve ukuntu amaze kumenya habari yako ibintu yakoze ndebera nawe. Zuri, so you Zuri, habari yako, Zuri, ain't you from Kenya? I'm from Kenya. Habari yako. Mzuri. Habari yako. Zuri. Turi kumwe guys. What does that mean? Turi kumwe. So you didn't understand what I was saying? And then you're saying how are you and they're saying good. Ati habari yako baramusubiza ngo nzuri ntiyasobanura ibyo yagira bazi si nzuri ni biki ntago muri Kenya. Byari bimuyobeye aba Habari yako. Jesus. Nibaho. Zuri? Bro, I just wanted to answer. Habari yako. Zuri? Habari yako. Thank you. Guys. Habari yako. Ibintu n'ubwa mbere mbonye biri crazy. Why do you start running, bro? Iyo nawe mbona yakurukaga ndakubwira ngo habari yako cyakubwira ngo amakuru yawe akakwirukanga. Something crazy and crazy. Ntabwo turangirije hanga turacyakomeza. Uyu munsi ni ibyishimo gusa. Yo ndashaka hano unsubize nk'umama w'umunyarwanda.
nyine mwese muzaba mama bacu ukuntu bateye baradukunda ko nyine nshaka kano kanyanga usubye mu kwa nyine nawe yagusubiza umubwiye ngo mama ko maze kurya isane nyishyire hehe yagusubiza iki ko tubazi hagati ya yimene yinkubite mu mutwe ijugunye nyandikira muri comment uko mama wawe uzi uko yagusubiza wowe ko byamera kose n'ababizi uko mama yagusubiza ahubwo yagusubiza ngo iki wenda ushobora kuba uyu munsi uri mukuru wenda atabigusubiza ariko ibuka cyagiye ukiri umwana yabaga yagusubiza ngo iki nyandikira muri comment nkeneye comment zanyu please comment zanyu yego andika muri comment ariko wibuke ukanda like kuri iyi video please kanda like tujye tubana buri munsi kanda like video ibashe kugera kure ibashe kubona n'abantu benshi nimba kandi ubishoboye nta kintu kikugoye muri byo ushobora no kwisharinga ukayerekera kuri stat yawe ukayohereza nk'inshuti zawe ukayishyira nko muri group runaka ubamo byaba ari sawa cyane ibi byo ntago wenda ntago nakubwira ngo bikore kuko ntago nzi nimba wenda bikugoye cyangwa se bitakugoye ariko yewe bitakugoye ibi nabyo wabikora ukayicaringira Imana ibaho umugisha ariko comment yo banzo yandike umbwira ukuntu w'umubyeyi wawe uko umuzi yagusubiza turi mu Rwanda hangaha so kuri iyi video rero ngiye ntabwo nanyuzwe nese ngera muri comment kandi mbasomere zimwe muri comment niboneye hano ndabizi buri kwibaza ngo kuri video abandi banditseho ngo iki muri comment kandi ngusomere zimwe muri comment nawe wiseke nawe wizegere uraseka birakurenga uwa mbere ni umusitari yitwa Shema Patino Patino we yarasubije ngo yanditseho ngo bamubwira ngo ijambo ntabwo narivuga ariko nyine yashaka kuvuga gukora ibikomeye ngo niko mubyeyi we ngo yamusubiza uwitwa Uncle Austin we ati yamubwira ngo muri dushe wacyohewe uwitwa Rakimani ati kutambajije utararya se benshi bagiye basubiza ibitandukanye uyu munsi imyaka 3 irashize nibuka umumama watumye banyuma ibiryo mu bukwe ambeshyera ngo nariye ibigi bibaho mwese niba bitarakubaho byarika muri comment mukamura ahantu mu bukwe bakavuga ngo umwana tumuzanira ibiryo se mubyeyi wagata bango yariye kandi ubizi neza ko winzari kwishe ushaka kwirira ariko umubyeyi wawe akavuga ngo nta gushonje bitubaho twese mu Rwanda turabizi nta mwana bitabayeho yego undati gishugunye undati yishyireho sinzi icyo ashaka kuvuga hano undati hahaha yishyire so ayoze kometano ngende so zansekeje kuruta ibindi undati ari kumana we ubundi ubona umaze iki umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa ukundi iyo ni komete yundi yishire mu nda nayo ko cyabuze ubwenge ariko wabuze ubwo ku ishuri no hanze ubu birananiye zananye kujyanire mwana wanjye noneho ngeze amahirwe urariye uyu nguyu yaratubeshye icyo kora abana b'iyi minsi yego muri iyi minsi ababyeyi musigaye muri abana beza musigaye muvanga ngo ngeze amahirwe noneho urariye one day mama yarambonye ari Friday mvuye ku ishuri then nasaga nabi arambwira ngo maze ntufure uniform kuwa mbere uzagenda wambaye costume ya so ababyeyi please ababyeyi we comment ni nyinshi abanditse ngo yijugunye hanze abanditse ngo yishyire isa yoze
uyirenze urugo mwana wa ibintu byinshi ni byinshi ariko comment zaransekeje wowe mbwira umubyeyi wawe ntago ababyeyi twese duhuje ibintu badusubizaga ariko ucaka muri comment nawe ngo nyandikire umbwire ukuntu wowe wawe yahitaga gusubiza yego turacyakomeje ntabwo birangiriye aha uyu munsi ni show ndagira ngo tumenye ko tugiye kuganira ariko tuzadora tuganira inshuro nyinshi ntabwo ari uyu munsi gusa sinejo bundi buriya tuzongera duhurire hano tuganire buri munsi uzajya ubona video nshyashya kuri social media zanjye zose wamfurunga kuri TikTok nitwa Kwitonda Pride wamfurunga kuri Instagram no kuri Facebook hose nitwa Kwitonda Pride tukatubana basura koze niba ubyemeye reka dukomeze ahangaha ni mu bukwe bw'umukinnyi wa filime n'umukinnyikazi wa filime n'umwactrice yitwa Nana ndetse nyumvira nawe hanyuma rero ndasoreza ku mugabo wanjye mwiza cyane muri kureba ahangaha ani sawa cyane ubu njye nawe tugiye kuvanga ibintu byose agahinda karakanyaga akuguguna nk'imani kukamanuka adakuramye umuntu washyizemo kano kazi ki muri iyi sura y'uyu mupapa nawe ni umugome bamucakire umuntu washyizemo kano kazi we ngagahinda karakanyaga none tureba n'isura ukareba na reaction y'uyu mupapa akuberetse nongere mbereke neza urebe iyi reaction uhita usanga ko kagahinda kanyagwa uretse ngereke ubu njye nawe tugiye kuvanga ibintu byose agahinda karakanyaga nawe uri kumubona cyane uri kumubona gusa kukamanuka adakuramye agahinda karakanyagwa akaryoshye ntigahora mwitama nshatse gukora ino video ngufiya kugira ngo turebe nimba ibintu bizadukundira asige twatwiberaho gutya twishimye twirebera ibintu byiza hano kuri The Pride Jungle nimba nukuri utarakanda subscribe ikande nona ndagusabye please I beg nimba kandi wayikanze Imana iguhe umugisha ikindi nakubwira niba wenda wumva ushaka kujya ubana natwe buri munsi nimero yanjye iri hasi muri bio no muri description hose birimo ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ukamvugisha tujye gufungura WhatsApp group y'abantu tuzatubana kuri iyi YouTube channel so tujye gukora family yacu ku buryo tuzubaka ibintu bikajya bikura tubireba so iyi ni content imwe muri mugiye kubona ngiye kujya nkora munyarike muri comment niba mwayikunze niba mubona twabikomeza nimba ubona kandi nabwo tutabikomeza ndabahiya kabiri nayo ni mutayikunda nzabahiya gatatu mfite content nyinshi muri agenda we ntugire ikibazo nitwa Kwitonda Pride ningiye twabanaga muri kiganiro ningiye twabanaga kuri iyi channel iminsi yose nta n'ikindi gihe uzigira umbura kuri iyi channel kandi subscribe sharing iyi video twongere duhure muri video zitaha